Ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza mwe twabanye muri no si y'ibyegeranyo nabateguriye ubundi nkayibagezaho aho twasesenguraga ino filime y'umusore w'umukire witwa MK Original aho hacagaho episode imwe nanjye nkaza duhurira hangaha tuyisesengura. Mbahaye ikaze rero umwebwe twabanye mu kwibuka gukanda subscribe ku buryo size ngizi iyo ndamutse mfashe ikiganiro nka cya prodinga bitabagora kukibona muhita mubona notification muraba gushimirwa cyane. Size ngizi nagira ngo dusesengure finali tugana no ku musozo kandi mbibutsa ngo uyu munsi ku itariki 26 iyi filime ino filime y'umusore w'umukire igomba kuza yahindutse yabaye For Love. Dufite indi filime nanone twateguye yitwa For Love, nagira ngo mbabwire yuko uyu munsi aribwo iri buce ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza. Rero mwebwe twabanye mbahaye ikaze ngo muze twongere dusesengure finali ubundi tugere ku iherezo ryayo. Ushobora kwibaza ngo ubundi byatangiye biti? Byatangiye aho Mama Diane yari yicaye muri salon ndetse na Eddie ubundi umuvandimwe witwa Kamariza wabacerereje cyane wakoze amabara muri ino filime y'umusore w'umukire guhera kuri episode ya mbere kugeza barangije season ya mbere bagatangira ya kabiri kurinda bigera ku iherezo. Nagira ngo mbabwire yuko umuvandimwe witwa Kamariza aribwo yagize gutya ubundi ashaka kwihana, nibwo yaje ubundi ajya kwa Mama Diane ubundi abasanga muri salon baraganira bisanzwe, ariko nagira ngo nkubwire ko Mama Diane ibyo ngibyo atigeze abasha kumwumva bwa mbere na mbere, ariko hageze aho ngaho haziramo akababyeyi abereka yuko yahindutse aho yasabye imbabazi bakazimwima akagera ahantu apfukama hasi rwose ubundi akamanika akaboko ubundi yarangiza akamubwira ati Mama Diane narakugambaniye nagambaniye MK Original nk'umwana wawe size ngizi imugannye nje kugusaba imbabazi, ese urambabariye? Mama wa Diane yamurebye mu maso aramwitegereza aramubwira ati ihaguruka igomeza kumanika amaboko kandi bikomeza kumfukama imbere. Kamari ni njyewe ubikwibwiriye Mama Diane, nta kintu nakoze ngo ube wahinduka guhinduka biranga, ariko size ngizi nimba ufashe umwanzuro wo kuza kunsaba imbabazi nagira ngo nkumenyeshe yuko njyewe ubwanjye mubabariye bimvuye ku mutima, ariko ndagusabye ni ukuri ibyo bintu ntibizongere kubaho ukundi. Ubwo ngubwo yamuhaye imbabazi Kamariza arahaguruka ubundi arangije aramushimira aramubwira ati urakoze cyane kubw'ibyo nagukoreye bitari byiza, urabizi ko nakugambaniye bitera ubwoba ngo mbe nakwicisha ariko gupfa n'ubundi birangira byanze, niyo mpamvu ukuba ngize gutya nkufata umwanya wanjye ngo ngusabe imbabazi bimvuye ku mutima, unsezeranyije yuko umpaye imbabazi inanjye nkushejeranyije kutazongera kuguhemukira n'umunsi n'umwe n'igisa nabyo sinzongera kubikora na rimwe. Nyuma yaho ngaho hahise haza ubundi harangije hagukurikiraho agace ka MK Original ariwe utegura zino filime ubundi akadufasha ko zagera kuri no muyoboro mugari wa YouTube. MK Original yaje yegera Mama Diane ubundi aramubwira ati nyuma y'ibyo nakoze byose ingaruka zose zabagezeho ntago mwigeze mubaho mwishimye, ariko nanjye nakomeje kurwana kubarinda. Yego narabakoshereje nica umuvandimwe wacu witwa Morgan ariwe Uncle, ariko niyo mahitamo nari mfite. Nagira ngo mbabwire yuko mbasabye imbabazi kandi nifuza kuva mu buzima bwanyu, ati mwaramfashije mwarandeze cyane ni mwebwe muryango nari mfite, ariko size ngize ndashaka kwifuza kuva mu buzima bwanyu ku buryo nta muntu n'umwe uzongera kubatera bino byihebe byose, nimva mu buzima bwanyu nzaba mbaye nk'umuntu ubikumiriye. Akivuga gutya kibibwira Mama Diane ndetse na Eddie bahise bafatwa n'ikiniga bibaza buryo cyagiye kugenda kandi yarameze nk'umwana mu rugo. Eddie yahise ahagurukana umuvandimwe witwa MK Original kuko MK yarakase agiye kugenda. Eddie yahagurutse amureba mu maso ubundi arangije aramuhobera aramubwira ati iya ni rwose nagira ngo mubwire ko ngukunda wansabye urukundo ndaruguha, rero size ngizi nanjye ndagira ngo ngusezeranye yuko ngukunda uramenye winsiga njyenyine ushobora gutuma nsigara mbabaye. Iyo ni amagambo ya Eddie yatangaje atangariza umukunzi we MK. MK akimara kumva aya magambo uyagize gutya aramubwira ati size ngizi ndifuza yuko mwandekura nkajya kurwana urugamba natangiye, nimba mwifuza yuko ngomeza kubana namwe ubundi ntimuzongere guterwa n'ikihebe na kimwe. Nibwo Mama Diane yagize gutya aramubwira ati MK mwana wanjye mwifurije kugenda kandi nambara ugiye kurwana ndakwifuriza kuyitsinda. Ubundi umuvandimwe witwa MK agira gutya abaragiye.
muri kwa kugenda nibwo akigenda ataragerayo mama Diane yasigaranye ubwoba bwinshi cyane avuga ati se umwana wanjye MK Original koko ubu ngubu ari bugaruka. Ariko nanone mama Diane n'ubundi akivuga gutyo ntabwo byigeze birangira, bagize gutya bafata umwanya we na Eddie, ubundi bagira gutya barambura amaboko, ubundi barangije barasenga, suko umusengera karahava basenga ngo umuvandimwe witwa MK Original aze kugaruka ari muzima. Bakomeje gusenga uko bisanzwe basengera umwana wabo Iyani, koko barasenga bya hatari, ubundi basoza bavuga ati Mana nyiricyubahiro yo mu ijuru, usayizi ngizi turagusabye yuko wamanukira ahangaha ubundi ukaza kutugarurira umwana wacu umuhungu twari twariboneye iriya ntambara yagiye kurwana akayitsinda akaza kugaruka ari muzima. Koko Imana yirirwa handi gataha i Rwanda yagize gutya yumva amasengesho yabo, nibwo umuvandimwe witwa MK Original koko yagiye guhangana koko byanyabyo. Yagiye ubundi agera kuwo bita se, akimugeraho MK murabyibuka yuko yari afite imbunda yatse batayiga. Akihagera yahasanze Taiga, ahasanga Demon ndetse ahasanga na Jusite bari bicaye hejuru y'itaje, n'ubundi bari aho ngaho, ise nawe yari yicaye aho ngaho. MK n'umujinya mwinshi yagiye aramwegera, ubundi arangije aramubaza ati isayizi ngizi ndashaka yuko unsobanurira ikintu cyatumye wica mama. Umuvandimwe ari we wita papa we yamurebye cyane aramwitegereza, ubundi arangije aramubwira ati aho ngaho nta gisobanuro cyo gutanga, njyewe mfite mbona nshobora kuba naguha. Akomeje kumwitegereza cyane MK n'umujinya mwinshi yakomeje kubimubaza, ubundi akibimubaza ise nibwo yahise agira gutya kimubona aravuga ati byanga bikunda ugomba kuva hano nakwishe. Ise yagize gutya afata ya mbunda, ubundi arangije arayimutunga. Ubwo ngubwo akimutunga nibwo MK yamubwiye ati ndifuza yuko wandasa nanjye nkava ku isi, ariko mbere yuko ndasa ndashaka yuko ubanza ukambwira icyatumye wishe mama. Uwita se wa MK niyigeze amuhereza ibisobanuro byinshi, ahubwo yamuhaye igisobanuro cyo kumwica. Nibwo yamutunze imbunda, ubundi arangije amwicaza hasi. Muri uko kumwicaza hasi hari Taiga cya kihebe cyagize gutya gita kimwambura ya mbunda, ubundi bakimwambura ya mbunda maze suko zikokera, ubundi bakanda ku mbarutso bazimutunga mu gahanga no mu mutwe, hamwe ushobora kwinyeganyeza bagakora ku mbarutso bagahita bakujanjagura umutwe. MK muramuzi cyane, ni umunyamahirwe kandi yarwanya urugamba arutegura neza buryo ki ashobora kuza kurutsinda. Bakimutunga izo mbunda yabarebye cyane arabitegereza cyane, ariko niyigeze ashirayo. Yaje kubiba umugono, za mbunda zose arazibambura, arangije arababwira ati sayizi ngizi kuva mutanyishe kiriya gihe mugomba gupfa koko byanyabyo, kuko njyewe sindi bubasige muri bazima. Nibwo yagize gutya bose arangije arazibatunga, ahita afata Taiga amukubita jido, ubundi arangije aramubwira ati ndagusaba yuko wakwicara hasi kuko noza n'ubugoryi ndahita nkurasa mujanjagura umutwe. Taiga kimara kubona yuko byagenze gutyo yahise abona yuko ibintu byahinduye isura koko byakomeye. Abwira ati nutambwira buryo kiwishe mama ngomba kukurasa nawe ukagenda kuko nta kindi kintu ushigarije. Ati ise yahise amubwira ati gira vuba ndasa, ndashaka kwigendera ahubwo uri kunyereza. MK Original yahise amubwira ati ntabwo nshaka kukwica urupfu rwiza kuko wangaraguje hagati, nawe ugomba gupfa urupfu rubi ibyanze bikunze. MK Original yagize gutya afata umwanzuro wavuga yuko ari uwa kigabo, yahise akora ku mbarutso, ubundi arangije amaraso kuguru, ariko se munyitse akimurasa ukuguru n'ubundi uko bisanzwe yamubwiye ati ntabwo nari nzi ko watinyuka kunyica gutya kuko uri kunyica nabi cyane. Akimubwira gutyo yongeye amurasa irindi sasu ryo kukuguru. Nuko rero urugamba rubaye urugamba ruba rusigaranye umuvandimwe witwa Taiga.
agikata kijya gusubira inyuma yamurebye, ubundi arangije aramubwira ati ntago wakabaye undasa gutya, gira vuba birangirize rimwe. Yahise amurasa isasu ryo mu mutwe wa muvandimwe wacu, biba birarangiye. Urugamba nibwo rwaje gusigarana umuvandimwe witwa Taiga. Iyi finali yari iteye ubwoba, iyi finali yari amateka, iyi finali ni finali yari iryoshye cyane, filime y'umusore w'umukire. Yagize gutya, ubundi arangije yitegereza Taiga, arabanza aramuganiza, aramubwira ati Taiga, ubwo utanyishe cya gihe size ngize ngewe ngiye kukwica. Arangije aramubwira ati ariko Taiga, byanga bikunda umeze nkaho nta bwenge ugira, wibwiye yuko wateguye intambara ariko size ngize intambara igiye kugerera kuri wowe. Icya gihe utanyishe burya nagira ngo nkubwire yuko ari nk'agatego naguteze, ariko nakubwiye yuko nikijya kuza hano nakubwiye ngo isaha n'isaha muraza kumbona uwo ndiwe, ni njye MK Original, ndaje mbireke yuko koko ibyo natojwe ngiye kubishyira mu ngero. Taiga ibintu byamukomeranye, urugamba rumubana urugamba, Justin abaramwitakanye ndetse na cya gisambo bakoranaga akitwa na Jibu, naho burya na Jibu yari ari ku ruhande rwa MK Original. Nibwo MK yahise agira umujinya nawe ahita amwica, aba yishe abantu babiri. Umuvandimwe witwa Justin yahise agira gutya, ubundi MK afata Justin aramubwira ati umva Justin, nayandi mahitamo nari mfite, amahitamo nari mfite yarayangaya ayo gukora ibingibi. Yahise amuhamagara aramubwira ati size ngizi ndashaka yuko dukora amasuku ahangaha, ubundi bano bantu tukabavana ahangaha. Justin aramubwira ngo nyuma y'iminota mikeya kuko tugomba kuhakora amasuku, ubundi tukabavana ahangaha. Nuko nguko rero abo bavandimwe bose babicanyi, umuvandimwe witwa MK Original abarabishe, birarangiye. N'uwiyitaga se n'abagambanyi bose bamugambaniraga aba arabarangije. Ariko nanone nyuma y'aho ngaho ku rundi ruhande, umuvandimwe witwa MK Original akiva aho ngaho yahise agaruka kwa mama Diane, ubundi akihagera baratungurwa cyane. Nibwo Eddie yagize gutya ahita ahaguruka nk'umuntu wari umufitiye urukumbuzi rwinshi cyane, aramuhobera cyane rwose, ubona yuko aramufitiye urukumbuzi. muri uko kumuhobera yanga kumurekuza, aramubaza ati se MK Original, ni wowe iya koko urongeye uragarutse? Iya ntiyamurebye cyane, aramwitegereza mu maso, aramubwira ati nabasezeranyije yuko nzagaruka ndi muzima, kuko nari mbizi yuko intambara nagiye kurwana ndi buyitsinde. Ariko baza kwitegereza Iya basanga afite amaraso iruhande rw'ijisho, undi barangije baramubwira ati icara ahangaha uraza kutubwira buryo ki wayitsinze n'ibyakubayeho nyuma y'aho ngaho. Ubwo ngubwo amasengesho ya mama Diane ndetse na Eddie abageze ku iherezo, kandi kuko Imana yabumvishe, ubundi Iya agaruka ari muzima. Si ibyo gusa kandi nanone ku rundi ruhande akigaruka ari muzima. Uburyo ki ifilime yaje kurangira tugera ku musozo aho turi gusesengura filime y'umusore w'umukire finale. Ubu nagira ngo mbabwire ko filime y'umusore w'umukire finale yarangije kugera ku iherezo. Nibwo umuvandimwe witwa Iya yagize gutya, ubundi agace gakurikiyeho aza guhura n'umuvandimwe witwa Eddie baje kuganira bisanzwe, kuko avuga yuko urukundo rwabo rwaje kubakika ku rwego rwo hejuru. Ubundi aramuganiriza cyane, amureba mu maso aho bari bameze nkaho bari guteretana. Yamurebye aramwitegereza, aramubwira ati Eddie, isayizi ngizi nagira ngo nkubwire yuko ngukunda, kandi nta gahunda mfite yo kuzakureka, kuko urukundo ngukunda rutandukanye n'urwo nkunda abandi. Eddie, ndagira ngo uhindukire undebe mu maso, I love you so much. Akimubwira gutyo, n'ubundi koko yamurebye n'ubundi bisanzwe, amwereka akanyamuneza neza ko mu maso, abona koko harimo urukundo rwinshi cyane, ariko urukundo rwinshi cyane. Bicaye ubundi baraganira bisanzwe, barahagarara. Murabyibuka yuko MK yarameze nkaho ari inyuma y'igipangu, ariko saa izo ngizo n'ubundi akimubwira gutyo, Eddie yamubwiye ati simbuka cyangwa uzenguruke koko uze duhure tuganire urukundo rwa nyarwo, kandi turuganire turi kumwe. Nibwo umuvandimwe witwa MK kuko yazengurutse, ubundi arangije araza aganira na Eddie, baganira iby'urukundo n'ubundi rusanzwe, bakiganira n'ubundi urukundo rwakomeje kwiyongera. Aho Eddie yagize gutya, ubundi arangije ahobera MK Original,
aramuhobera koko cyane, ubundi barateretana biratinda. Koko urukundo rwa bano bavandimwe wavuga yuko rwateye indi ntambwe. Reka dusoze tuvuga ngo umuvandimwe witwa MK Original yarangije kubaka urukundo rukomeye cyane none umuvandimwe wacu witwa MK Original. Tubasaba ngo mubanze mukande subscribe kuri no channel yitwa MK and Kamariza, kandi tubasezeranya yuko twatangiye indi filime yitwa For Love. Uyu munsi igomba guca kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel, ubundi tukayirebera hamwe buryo ki yari imeze.